Reka tubashimire rero bakunzi ba Nexus TV, tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana, guhaha mu karonka ndetse no gukomeza gutera imbere muri rusange. Uyu munsi rero turavuga ngo reka muri iki gitondo tubyuke tubagezaho amakuru y'ibyiriwe ku itariki ya 28 Mutarama 2025, ndetse nibiramutse bigarukwaho muri iki gitondo. Harimo amakuru y'abacanshuro bamanitse amaboko bashobora kuza kunyura mu Rwanda nyuma yuko bahanganye na M23 ikabakubita inshuro n'ubundi. Hakaza kandi amakuru ajyanye n'igihugu cy'Ubudage cyamaze gutangaza yuko hari imishinga imwe n'imwe kidakomeza gukorana n'u Rwanda, bitewe n'uko u Rwanda rukomeza kugaruka mu majwi bivuga ko rwaba ruri gufasha M23, ibintu guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugenda ihakana, kandi koko n'abarwanyi ba M23 nabo bagakomeza kugenda bavuga bati mu by'ukuri ntacyo dufashwa n'u Rwanda uretse ikintu kimwe cyonyine cy'uko tuba twizeye yuko nta mwanzi watera M23 aturutse mu Rwanda, kuko mu by'ukuri u Rwanda ntago ruri kurwanira ku butaka bwa DRC. Hari kandi amakuru agaruka ku kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ejo rero ni umunsi watangiye mu by'ukuri abantu bari bararanye icyo navuga ubwoba, kubera ko ibisasu byari biremereye byakomeje kugenda byisukiranya mu ijoro ryo ku itariki 27 Mutarama. Aho ngaho akaba araho FARDC bake muri bo bari basigaye, bari banze kuva kwizima, bari bahanganye na M23, by'umwihariko M23 irimo kugerageza kurwana ngo irebe ko noneho yakigarurira byuzuye ikibuga cy'indege cya Goma. Ibintu bitafashe umwanya munini, ariko urumva ko niba byarafashe ijoro ryose ndetse n'amasaha make y'igitondo mbere yuko Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare cya M23, atangaza ko mu by'ukuri intare zamaze gufata, aba babivuga M23 yamaze gufata ikibuga cya Goma. Ni ibintu byatangajwe mu masaha make ya kare y'igitondo cyo ku itariki 28, ndetse abasirikare ba M23 bakomeza kugenda bagaragara mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma, bamwe bapfukamye hasi bashimira Imana, abandi bavuga bati n'ubwa mbere mu by'ukuri naba nkandagiye mu ndege nyuze ku kibuga cy'iwacu cya Goma. Ndetse kandi nk'uko umunyamakuru wa Sky News Yusla Edbaki yagaragaje ko mu by'ukuri kuva M23 ku itariki 28 Mutarama, mu by'ukuri M23 yafashe noneho ahantu hose amasasu akagaba, n'amasasu yari akirimo kumvikana menshi kuri iriya tariki. Ikindi cyagarutsweho nuko mu by'ukuri inkomere zakomeje kuba nyinshi, nk'uko bigaragazwa yaba n'urwego rushinzwe ubuzima, cyangwa se urwego rushinzwe ubuzima rwa Umuryango w'Abibumbye ruherereye hariya, ndetse n'abanyamakuru bamwe na bamwe bari kuri tere bari hariya bibereye i Goma, bagaragaje ko mu by'ukuri inkomere zakomeje kuba nyinshi, aho bibarirwa yuko mu minsi 3 yonyine y'urugamba rukomeye cyane rwahanganishije FARDC, FDLR birumvikana yari ifatanyije na FARDC, uko byakomeje kugenda bigarukaho na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'indi mitwe irimo za Wazalendo. Iyo minsi 3 yonyine yasize inkomere zibarirwa mu ijana, abitabye Imana babarirwa mu ijana, ndetse isiga inkomere zigera mu 1000. Ku rundi ruhande kandi nanone tugarutse gatoya ejo mu byagiye bigarukwaho, ejo wari umunsi umuntu yavuga ko wari urimo amakuru yihariye adasanzwe. N'ibintu abantu bakomeje kwibaza bati si politiki imeze ite, politiki yo kugira ngo noneho abakongomani bari Kinshasa bakomeze kugenda batwika amapine rwagati mu mujyi wa Kinshasa, bavuga bati mu by'ukuri bimwe byavugwaga ko barimo bunamira abantu bageraniwe cyangwa se abitabye Imana muri Goma, muri Kivu y'Amajyaruguru, bamagana ibikorwa bya M23, aho ambasade zitandukanye zagiye zatakwa, ariko by'umwihariko ambasade y'u Rwanda yaratatswe hariya, uretse ko nk'uko byagaragajwe na Nduhungirehe n'abadiplomate b'u Rwanda mu by'ukuri bari bakiri i Kinshasa
bari bakiri Kinshasa, ndetse ubwo hatakwaga batakaga abo baturage batakaga iyi ambasade, nta muntu n'uyu n'umwe wari uhari. So ikintu gihari cyo abantu bakomeje kwibaza bati se mu by'ukuri kuba amapine yatwikirwa Kinshasa, ibyo bintu bishobora kuba byasobanurwa rute mu buryo bwa politiki? Ni ibintu rero umuntu ashobora kuba yavuga ko hari n'imyigaragambyo igiye iba mu duce dutandukanye nko muri Kivu y'Amajyepfo, i Bukavu hakomeje kugenda hagaragara imyigaragambyo. Ni ibintu twita umuntu yakwita mu buryo wenda busa nk'ubugize gushaka kugira ngo noneho attention irushaho kuzamuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu abirebeye wenda inyuma, nubwo atazi wenda biri kujya mbere mu by'ukuri, ariko umuntu abirebeye inyuma yavuga ko ari mu rwego rwo kugira ngo Kinshasa noneho ikomeze kuzamura attention y'amahanga. Ubwo no kuvuga ngo ni nko kundi iti murebe ibiri kutubaho mu by'ukuri, mudufashe, mugire gute ibintu. Umuntu yavuga ko mu by'ukuri n'ubundi igisubizo nk'uko yaba M23 yakomeje kugenda ibigarukaho, ndetse n'abasesenguzi mu birebana na politike bagaragaza ko byange bikunde igisubizo kizarangirira mu biganiro uko byagenda kose. Hari ibiganiro byari byateguwe bigaruka ku mutekano muke uri mu karere. By'ukuri Kisekedi byarangiye yavuze ko atazitabira, ntabwo inama iraba, ariko biteganyijwe ko wenda ishobora kuba yaba mu bihe bitari ibya kure. Ubwo ikiza kuvamo nacyo tuzakibagezaho. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko bigaragara kandi hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kugenda bisa nk'aho bifatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, cyangwa se bisa nk'aho bitangiye gusa nk'aho bigira, harimo ibihugu umuntu yavuga ko byakoroneje u Rwanda. Nibyo ubona ko byatangiye kuzamura cyane nuza. Umuntu yavuga nk'Ubufaransa bwakomeje kugenda bugaragaza, abadiplomate babo bagaragaza ko mu by'ukuri ibintu u Rwanda ruri gushyigikira M23, bakagaragaza ko ibyo bintu bidakwiriye. Mu by'ukuri bakagaragaza nyine, bakomeza kugaragaza cya kintu cy'uko u Rwanda ruri gushyigikira, kandi ibintu guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugenda ihakana. Ubu tuvugana hari amakuru yagize yuko Ubudage bwamaze gusa nk'aho hari inkunga zimwe, amaproje amwe n'amwe bwabaye bahagarika ku Rwanda, gukorana n'u Rwanda. Ubudage nabwo ni kimwe mu bihugu umuntu yavuga ko biri mu byazamuye mu myaka igera mu ijana ibigendana n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba rero baba ba mbere mu bari kuvuga bati wenda tugiye guhagarika izi nkunga, byose bijyanana no kumva ko mu by'ukuri hari ibintu bimwe na bimwe wenda abazungu bashobora kuba bakibwira muri iyi myaka, ko umunyafurika yaba acyumva ibyo kuvuga ko uri umuzungu cyangwa se uri umwirabura. Abanyafurika benshi bashyize imbere ibyo kumva ko umuntu ari umuntu, noneho kandi bashyize imbere kwiyubaka ndetse no kubaka igihugu cyabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nubwo ariko Ubudage busa nk'ubwagaragaje icyo kintu, hari umwambasaderi yitwa Peter, yabaye ambasaderi mu bihe bya 2012, yagaragaje ko mu by'ukuri M23 nta hantu ihuriye mu by'ukuri wenda mu by'ukuri n'u Rwanda. Avuga ko imyanzuro ishobora kuba ufashwe n'Ubudage, ushobora kuba ifashwe ihubukiwe. Ni ibintu nabyo tuzongera gusa n'abagarukaho. Hari amakuru kandi y'aba FARDC, abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda binjira mu Rwanda ari benshi. Abasirikare bo muri FARDC bakomeje kugenda binjira mu Rwanda ari benshi, bavuga ko mu by'ukuri kimwe mu bintu byatumye batsindwa harimo no kuba hari ubugambanyi bwagiye buba hagati mu basirikare. Ni ibintu nabyo batangarije abanyamakuru ba hano mu Rwanda hagati mu basirikare ba FARDC, birumvikana. Noneho kandi hakanaza yuko babonaga ntaho icyerekezo cy'intambara kirimo kugana, kuko bari bamaze mu by'ukuri gutsindwa. Hakaza andi makuru agaruka kuba abacanshuro b'abazungu ndetse n'abandi bari hariya bamaze kuyamanika nabo, bishoboka ko muri uyu munsi cyangwa se ejo bashobora kuba banyura bakoresha umupaka w'u Rwanda bambuka basubira mu bihugu byabo. Ibintu binajyanirana no kuba u Rwanda rukomeje kwakira impunzi nyinshi, ndetse imibare y'abamaze kwitaba Imana ku ruhande rw'u Rwanda bitewe n'ibisasu byagiye byisukiranya bituruka hakurya muri DRC biza mu Rwanda, bakaba bamaze kugera mu 10 abitabye Imana ndetse n'inkomere zitari nkeya. Hari kandi umubare w'abaturage bagiye bimurwa bavanwa mu ahagiye hangirika ndetse no mu bice umuntu yavuga ko byagiye bigirwaho biri muri zone y'intambara bagera muri 600. Ni ibintu nabyo umuntu yavuga ko bitari ibintu nyine binejeje mu karere, ariko nanone niko
nyine niko isi imeze, abantu ntago bumvikana kenshi, ntago usanga nyine bumvikana ku bintu, cyangwa se ngo usange abamwe kubera inyungu zitandukanye usanga hari ubwo abantu batumvikanye, nyine bikaba ngombwa ko hazamuka ikirebana n'intambara, intambara z'urudaca, niko navuga. Ni intambara imaze imyaka myinshi mu mateka y'ukurikiranye ibintu by'intambara irimo kubera muri Kivu y'amajyaruguru, usanga ko ari intambara imaze igihe kirekire. Tugana ku musozo kandi nk'uko twatangiye tubibabwira, tugana ku musozo w'aya makuru agezweho cyangwa se mu by'ukuri ibikomeje kujya mbere muri Goma muri aya masaha, turagira ngo tugaruke gatoya ku kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku ngingo zirimo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushimangira ubufatanye bushingiye ku bwubahane hagati ya Amerika ndetse n'u Rwanda. Nk'uko ubutumwa bugaragara kuri mbuga nkoranyambaga za nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bubigaragaza, bwashyizweho mu rukerera cyangwa se mu masaha akuze y'ijoro, ubwo hari mu ntangiriro z'itariki ya 29 Mutarama 2025, bigaragaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika Lobby ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushakira umuzi wayo mu makimbirane rimwe na rizima. Perezida Kagame kandi yavuze ko banaganiriye ku mumaro wo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku kubaka inyungu za buri gihugu. Nagaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa se umukuru w'igihugu agaragaza ko yiteguye gukorana n'ubutegetsi bwa Trump. Ni Trump uheruka kurahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa 47 nyuma y'uko yari yarabaye perezida wa 45, mu kubaka kandi ubusugire n'umutekano w'abaturage mu karere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu, ibyo yabigarutseho avuga ko rwose mu by'ukuri yiteguye gukorana ndetse no gufatanya na Trump mu gushakira igisubizo ndetse kirambye by'umutekano mukeya mu karere. Umuntu yavuga ko ari ibyo ngibyo wenda umuntu yabagarutseho, nubwo wenda umuntu nka Nduhungirehe nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, yagiye akomeza nawe kugenda agira byinshi agenda agaragaza, harimo nko kuba yagaragaje ko adashobora na rimwe kuba yazigera ahaguruka nga yibuke cyangwa se aha icyubahiro umuntu nka Major General Pilate Chirumwami wari guverineri w'intara w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru witabye Imana, cyangwa se wishwe waguye mu ntambara ya M23 ndetse na FARDC n'imitwe ifasha iki gihugu muri rusange. Avuga ko mu by'ukuri uyu mugabo yakomeje kugenda aba ikiraro gihuza FARDC na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga ko ibyo bintu adashobora kuba yazigera bikora kubera ko uwo mutwe ari umutwe w'iterabwoba kandi utari ukwiriye gushyigikirwa. Ko warashyigikiwe n'uyu mugabo bidashobora gutuma na rimwe ashobora guhaguruka ngo yibuke cyangwa se aha icyubahiro uyu mugabo. Ibi bikaba byabereye mu nama y'umutekano y'Afurika yunze ubumwe. Reka duse nk'abacumbikira hano ibiza kuza kugenda bigaruka bindi nabyo turagenda tubigarukaho muri rusange. Turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana n'impagarike n'ubugingo.